kwa makariso kurangurira ibiryo ma sha munyarwanda yukumbyaye aya n'amazi ngenda ubona biya masari nako wacu yaba yabimukoreshaga ariko nta naryo wowe undi zemba na appliance bro shashira parawase mu mashuri yawe ujye yajyana kwa bene wawe anza ngiye kuzamushakira uburozi cyangwa ashaka abantu bamushimuta bakamutwara shana kibazo tugashima Imana kereka ko bagize mu nzira habaye impanuka y'indaganganye mwatugonze ubwo muzakubitwa n'inkono ni umusaza ariko uyu mwirane abe mutoka ni umusaza birashoboka ko i Kigali biragoranye ubuzima burahenze basanga ari za stress za Kigali ashobora kuba yavuye mu rugo ntibamubwiye nabi cyangwa kimwe na sukari y'abana asize urimo gutekereza ukuntu ari bukinywera dore ko yanayenze i Kigali sukari irahenze bigatuma yatwara imodoka nabi rero kubera stress sha birashoboka iyo umugabo wanjye baramuka bamugoye ibintu nari kusamukorera kumukubitisha bikagira amazi cyangwa nkamutumiye kireka ko abantu natwe bari mu rukundo ntabwo bajya bapfa dore ko Imana baratubumbye muri beto ntabwo ari mu cyondo nta muntu n'umwe udapfa nta n'umwe nanjye se genda simbizi ariko ntabwo nzi ko udapfa sha muno mizi umeze neza muno mizi shobora cyeka urasa nka biki rukundo rwanjye rw'iminsi yose Imana ishimwe shiri diya umwana wanjye ari yagiye ku ishuri okay ganigurira amazi ndi muri dushe ndakeka ko n'amasaha yakuze nta kibazo nabayeyo wakira nshyirira mu mwana wanjye kano kantu ndanananiwe akira mwana wanjye njyanira kano tuntu mu nzu shaka kwihuta nkajya mu nama cyangwa usanga irangiye hafi ndizera Allahu akbar Asuko ngubonye bitwabara ukamvaho Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Umuzite mwana wa Kuri uko barumve urumvuyeho Bira bijya ntibiba amaraso ihangane komera n'ukuri kw'Imana Imana irakureba Imana ikuri hafi ihangane mwana wa ihangane nahageze ihangane kabisa Imana ikunda bihangane tugende mu nzu ngiye zagenze bite ko ndeba utishimye ukaba ufite agahinda kenshi mama ubu nakubwira iki ko byandenze oya byikurenga komera wihangane gabanya intimba umbwire ese mama mwe nukumwubakaga koko niko zubakwa mwana wanjye mama ntabwo njye binagomba kubyihanganira uzabyihanganira kubera urubyaro wabyaye oya mama we hari igihe umuntu ababara cyane ariko njye byandenze none se nukemura ikibazo cyawe abana babasigaranye mama mbwira kuko ubu njye nakora iki maze kamfata ikiruhuko mbe ndi hano mu rugo ariko njye sinshobora kuba nasubira hari ahantu abana ukaba basigaye nde abana sarabona cyane abana
nabarekerayo nabazana njye ibyo by'abana ntabwo mbireba. wabihanganira bitewe n'uko ari akarakara. Oya mama, oya rwose, oya ni ibintu bikurenga pe, ntabwo njye nshobora kubyihanganira. Imba ari uko mwazubakaga njye ntabwo ari uko nzazubaka pe. Oya rwose mama. Umva nkubwire mwana wanjye, tuza we gukemura ikibazo cy'umutima wawe ngo wabaze icy'abana, kandi bari ari bo bajyambere ejo bazagira icyo bagufashamo mu bibazo byawe. Mama, ni gute naguma kubyihanganira koko? Ni gute umugabo azajya ava ku kazi akaza nura imijinya yiwe tutirirwanye, yemba niriwe hano mu rugo n'abana banjye? Ese mama niwe nuko wubatse koko? N'imyaka yose kuba nyiri kuri uriya mugabo mama, ni ukubera we niwe mbikesha impanuro zawe. Ariko rwose ubu njye byandenze ntabwo nabyihanganira. Rero firi mwana wanjye, ikiriho nshaka kukubwira, nzakugira inama kugeza ku munota wa nyuma, kereka umunsi Imana yahuye mu mwuka. Barakubwira ngo inna Allaha ma'a sabirina, nutihanganira kurera abana bawe nta wundi uzabihanganira. Kandi ibyo nkubwiye ni ukuri. Ikintu ngiye kukubwira ni uko ugomba kujya usarira iraka ebyiri. Nubona yaje afite umujinya muremure nk'uw'intare, ujye uwucururutsa. Ese ubundi dusubire inyuma gato mwana. Ubwo we nta kosa umukosereza rituma akuzengereza bigezaho. Niba nawe ubifitemo uruhare, bariya abana Imana izababaza. Ari wowe ari na se, bicare muzi ko imitima y'abariya abana Imana izayibabaza. Niba utabashe kwihangana nk'umubyeyi, se we wagiye ku gisebe. Umugabo ntabyara, habyara umugore, kuko niwe uzi ibibazo byose wagize. Wabona umwana ariko uburemere bwawe bwose buza kuri wowe. Mbese numara guta abana mwana wanjye, muzabasigirane. Ntuzabazamo kubarera. Azaza ababwira ati nyoko yarabataye, ni njye uzabarera. Kuki se atihangana ibibazo byanyu? Ubwo rero ikintu ngiye kukubwira kiriho ni ukugenda ukihangana, yajyaza ukajundika amazi. Uzabishobora? Ndizera ko imyaka yose umaranye n'uriya mugabo, nta gahunda mwahanye yuko mufitanye igihe, hari kontra mwasinyanye y'igihe muzamarana. Kontra yawe ni bariya abana, imyaka yawe yose, kandi nturera ibuye. Wibuke ko niba utarera ibuye, bariya abana bazaguhoza agahinda kose wagiriye kwa se. Nabonera ingikana nayo urende. Ariko sonda kano kazi kaba boss ko muna kagiye kuzanisha umutwe kweri. Noneho umwana uri hano wewe agiye kuzansaza. Kisa ko cyo mara gicometse n'inda gicometse. Kano baketo nta cyayi bakoze basigaje. Amazi yonyine gusa. Ariko mbaze kuvoma amazi yo gukora amasuku sha. Bazanga kumpemba kuno kwezi ndabizi. Buryo basigaye banyiyongoza babona banampaye PDF. Ndaza nkafata kabito ko gukora. Ariko ntacyo ndakomerezaho mu kanya. Nkumbuye umwana twareranywe, nkumbuye umwana twareranywe. Yaranyanze sha. Akazi nako gasigaye karabaye isereri k'ubungubu. Ugashaka kakubabaje ugahembwa kuvuna. Iby'isi ni amabanga kuko abanyarwanda barabivuze. Sunzi yubakira inzu koko. Shaka umugore ntajye n'umugore koko.
amabuja nawe ntabwo amerwa neza, ibyo nkoze byose ntabwo wabishima, ko ntacyo reka nzibyinire nzagafata. ngo nakagasi ko ku matama wankubitaga twicaranye gashage kwa Pyetura bazasanga n'izi cyane byadanje wallahi noneho ntibanyiri uyu munsi. Sema uriya musisita yari mukumbuye cyane ntabwo beza byawe none hora musisita wanjye unamwemera gabibona mani turabwo promesse mani promesse nanjye nagira ngo tunajyaneyo katumubaze ko bimeze bite promesse none biracamo cyane none uyu muravaye nyine nanjye mvuye kurya show mani kureba abana batoya ase twebwe waduhoye iki ngiye promesse hashize iminsi ataza ku ishuri iyo shitani umuhagaze ubundi ntabwo ujya neza ari ufite zori mwapfuye umuhungu neze mwapfuye abahungu se reka amahane sisa mureke kumvana muri mutu umuherekeze reka mwereke imana cyangwa utabishaka cyangwa nuko ari inzobe wowe ukamusagura tereka tugucike mugende mureke kuhura ariko shitani nushaka kugiyira turagusengera nubwo nuko uzi ndabatizwa musengere ari ubuzima bafite ubundi ari je narumbi reka twigerereyo ntari bimaye inama zawe zabugingira ziranyuraga ariko uriya mugabo ngiye sinzi gusa Imana yonyine niyo izamuhindura kandi urakoze kumanura byiza iteka ryose igihe cyose maranye n'uriya mugabo urabizi ni ku mpanuro zawe ni ku nama zawe nziza ariko nibura mfasha iyo maze akanya gato hano mu rugo numve ko natuza. Amatunda wahinze uzamenya uburyohe bwayo bakuze, nawe ngo urabareba ukabona itoto ukabona nta musaruro mbega urababonamo. Icyo nkubwiye cyo mu myaka maranye naso ni myinshi cyane, ntabarimo kwihangana. Iyo ntaza kwihangana simba narabareze ngo mukure mbashyingire. Ubusenge sinari mfite iwacu, rero numva kwicara hano ntacyo bizagufasha, ahubwo urababaza abana bagiye kuba mayibobo. Urukundo rw'umwana ni nyina, kandi ikindi nanone imbabazi z'umwana zituruka kuri nyina. Na se nubwo yajyaga aza akakujugunyira icyo kiro cy'ibirayi ukabatogosereza, yabikoraga kuko uhari. Ikintu ngiye kukubwira, inzara ngiye kuguha nakoresheje mu myaka yose nsazi iwanjye, sarira kebyiri ngo umuntu wavuye Kacyayi umwe utamusanga abana. Ese wazanye mukuru wawe akantumya gusa akareba ko yaruhutse umutima, yabobeze uyu mutima wari wumagatanye, agataha agasanga abana nyabuto. Osi boss tu ntabwo mukira ndakurahiye, nacerewe nakabaye ngo ndi guhisha adara amasaha mfashe ndi gukora. Osi nkumbuye umwana twareranywe, nkumbuye umwana twareranywe, buri joro ndamurota, icyampa ngo tubane, ngo nkundi iyo umbonye usanga, nkundi iyo umbonye usanga. Uyu munsi nta gitaramo giharira, ebutsa ko uyu munsi ari mu mugizi bataramye ejo. Unanga iyo mbonye ikikuriza, nkundi iyo mbonye ikigusetsa.
ariko nibatanyongeza ntabwo nzagumya gukora kano kazi, nzajya guhanga. Mfite impano zikubyina zikuririmba, ntagusiga wibuze nagafata ubyibaze, ku miguruko ku mitaruko komeza ubivure, ndadaye igifumbire ukomeza uncungire, indege zikatire umuvugo ukomeza unkadage. Siko mbona aho navuye hagenda handura ibirenge byanjye bisa gutera, reka nzasubiremo ndebe. Haniya wampaye no. Numva induru wayihaye umunwa. Mwana. Ariko nakeye bwadanje mwana. Roko nubusi bibitoresho bakozeho byavuye muri to indwara. Ariko bwiza ufite impamvu uberwa no kuvuga nabi pe. Siko uri mwiza mwana. Siko ndaza kubwira kuva kakwiruka mfite akamenyero. Ufite amata ya tembe itoto shaka ntukavuge nabi n'ibyakuye akazi. Ahubwo kora akazi vuba ushize. Akabona siko muna cheke mwana. Kakungora. Mbese gute se? Sende jya mu kazi kawe n'ukuntu. Ariko nkawe nk'ubu papa gusanzwe uri kunkoraho kweli. Ese ukoraho n'icyaha? Yagenda toka ahubwo. Reba ibyo bishati uba wambaye ibipantaro. Ibi ni iby'abasani mani, bose abasani abajama mani. Genda nta busani mbonye hano. Yewe nakukunokera se ubona hano hari kunuka karege ndi kwa. Ibyo bishati ntabwo uzongera kuwaca. Ntuzongera kuhakandagira se. Ntuzongera kuhaca kunywa amazi. Ibyo bishati bya n'ipantaro. Basa niba ndi kunuka wakoze iki ko utarazira agasitera. Ukora iki hano? Nangutembera. Ibera aho hirya aho muri karitsiye ariko ni hafi. Umukecuru aragira byinshi ukuntu noneho yanatinze ubanza ari busange inarangiye. Niba wamutereje ariko nihangane nanjye naje mbabaye. Nawe warabyibushye. Ubu narabyibushye ariko sinanga umwana mubi. N'ibibazo byose ubona ufite kuri genda n'ukuntu kaba karanyanze kakaza no kunsura. Ahubwo ishyiriremo agasukari. Andi makuru se sha ko wanyanze bimeze gute? Shanda nasoma yaranjyanye. Nanjye simbona umwanya mba ndi hano njyenyine n'amahano bayagiye. Ariko urasa neza. Urasa neza. Ni ukuri uko wakujije nyine kuri iyi minsi numva naje numva umutima ugiye guturuka mu kuri. Oya. Imana irakarama kuba mfite umubyeyi ntacyo nabinganya pe. Mama we hano ubwo agiye numva nabishaka ariko nagenda nakandi. Mbese waba uri kugenda? Ngiye kugenda naje nafite gahunda yo kugenda ariko urabona mama arambwiye ngo ngende nansanga hano biraba ikibazo. Oya ntabwo wabinkora. N'imyaka ibishize tutabona. None se nawe urega wigezeho mu rugo ariko ubwo ngubwo kuba utansura na mukuru wawe. Rara bino gusabana nanjye ninza nzahabigiye kabisa kinini. Amazi n'inywere no kucyayi navuye mu rugo nta n'ikintu mfashe. Se nta n'ibiryo bihari ko numva nisonze. Ndatetse. Cyangwa ubigize byandi byanyu by'abakobwa byo kwirirwa icyayi n'umugati. Njye mba nisonze ujye umenya kuko nabyaye. Narenzaho iki se? Ari ukuma ikinyarwanda gusa. Uracyameka agatipe se mu bigeze n'ibyanyu. Oya bana umusazi. Umuvuyeho ariko ubu buri munsi ngo wabikuyeho ejo ukanyereka undi ejo ukanyereka undi ibyawe ni ibihe. Ubu noneho nzakwereka umunyaburayi. Uzahita twurira indege. Nyereka amafoto se turebe. Wizutse none unamujyana. Mfite umugabo wanjye nubwo aba ari serera ariko umugabo wanjye ndamukunda pe. Ahubwo se urumva bitaba bihuriyemo wahita umujyana da. Ayo mugabo wanjye. None se abana bameze gute? Shabara nyine. Reba paka yaje bazanye badusure. Bari bari hano. Zabazanye tuzabanza mvugane na mama. Nanjye numvaga naba ndi hano iminsi mike ariko mama urabona yabyanze. Ese kuki yabyanze? Nakundi nyine nsoma nakundi reka nihangane.
ariko tuzaza aho tuze kubareba n'abana. Reka ndindira zinda kugeza ku muhanda kure cyangwa ni bimwe byari byo kumbwira ngo amaguru ahita abyimba ahita wifatisha akamoto. Moto ariko nawe koko muri iki gihe ngo moto subwa rokoro nitigishije kugenda n'amaguru. Ubwo rero ndakugeza kure tugenda tunaganira. Shana kuri nta kibazo tugenda ahubwo. Sha karengetse tu karengetse aka kantu kabisa. Amakuru y'imizi. Amakuru mesa. Sha akazi karengya mu gihe muri no misi dufite akazi kenshi. Akazi kari kenshi. Ariko jya ufata umwanya ukaganiriza umuryango wawe ukumva ibibazo ufite. Ase gute ibibazo by'urugo rwanyu ushaka kubivanga n'akazi nukabivanga na business. Twajanga ngo tuganire ku byateza imbere business, dore ko muri no misi uracyabi wanje kandi ifuza yuko ura mwanya wa company naguhaye ura mwanya mwiza. Ntazashaka ukuntu mwubakiramo inzu nziza nawe ukamugabo nk'abandi ugashaka umugore. Rwose n'impamvu rekaza kuganira n'umuryango babasha no kumenya ibibazo bibera. Ni ikihe kibazo kiri mu rugo? Rwose nzi ariko ugomba gufata kandi kuganiriza umukobwa wanjye. Twaraganira bikira yuko harimo ibibazo n'ubwo batagenda. Iby'umukobwa wanjye njye nakubwiye ngo tuba dukwiriye kuganira ibyateza business imbere, dore ko ningiye ukuriye company. Siko bimeze. Ndabyumva ariko no kukugira ntacyo nakoze, nakwishyuriye amashuri ya kaminuza mushakira umwanya mwiza muri company. Icyo nimo kurwana nacyo nimo gutekereza, nimo kuvundika mu bigo mitekerereze kugira ngo ndebe ukuntu nawe wazabona inzu yawe ugashaka umugore ukamugabo nk'abandi. Nimo kuvanga iby'urugo rwanjye ukayivanga na company, byo ni ibicu birimo kuzana. Ndabyumva bro, ariko muri uriya mugore nta kintu yaba yaramuhaye ko umva peti urimo kurengera n'ibiki. uriya mugore kabisa agiye sinzi ahantu mutora. Umugore murimo gupfiki muri no misi. N'icyo kibazo wafata akanya ko kuzirwa mu rugo nk'umunsi umwe ukareba nk'ibihakorerwa cyangwa ibihabera, kuko uriya mugore kabisa sinzi aho mutora. Utangiye no kumutukundukira umugore. Ntabwo namutukaga, nuko mbona akita ibibazo. Uriya mugore urimo gutuka amfatiye neza umwana wanjye Diyama, amufashe neza, asiga asa neza, asiga ameze neza. Bite byawe. Rwose nzi ko mubitekereza, gusa njye maze iminsi mbibona nkabona uriya mugore nubwo uvuga ko agufatiye neza umwana, ariko uriya mugore ntabwo ari umwana mwiza. Nzi impamvu udakeneye kwita ku buzima. Ibibazo by'urugo rwanjye sinshaka kubiha umwanya munini, dore ko bifite agace.